ramba ndetse ugire amahoro ukurikiranye Lioness 250. Ndongeye nagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye kujya twibukiranya ibikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiye gukora, ibyo dukwiriye gusigasira kugira ngo dukomeze gusigasira ubuzima bwacu ndetse dukomeze no kubutwara neza. Ndagushimira cyane wowe wamaze gukora subscribe, nakubwira nti ujye usangiza abandi video kugira ngo nabo ijye ibagereraho ku gihe. Nawe utarayikora rero nakubwira nti uyikore, maze ukande no kuri notification kugira ngo byose bijye bikugeraho ako kanya. Uyu munsi rero nje kukwibutsa kuki? Uyu munsi nje kukwibutsa kudasuzugura utuntu niyo twaba ari dutoya. Nshuti yanjye, gusuzugura ikintu niyo cyaba ari gitoya ni amakosa buriya, kubera ko ushobora gusuzugura ikintu gitoya kandi kikazakubyarira ikibazo mu gihe kiri imbere. Urugero natanga ahangaha, urabona umubu ni inyamaswa ntoya pe, niyo nyamaswa ntoya hari navuga tubona, ariko iyo urebye nk'uko babitangaza nk'ikigo gishinzwe ubuzima, bavuga ko umubu uri mu nyamaswa zica abantu benshi ku isi. Urumva ko rero umubu niba ari mutoya ukaba wica abantu benshi, ni urugero rwiza rwagakwiye kutwereka ko gusuzugura ikintu niyo cyaba ari gitoya atari byiza. Ntugasuzugure akantu gatoya n'ubwo waba ugafite, ntugasuzugure ubushobozi wifitemo n'ubwo bwaba ari bukeya, kubera ko ubushobozi bukeya ufite nibwo buzatuma ugera ku kindi kintu gishoboka. Ntugasuzugure amafaranga cyangwa se ubutunzi ufite nubwo ari bukeya, kuko bwa butunzi bukeya ufite nibwo uzazamukiraho bukaba bwakugeza ku bwinshi. Kubera ko iyo umuntu agiye kubara ahera kuri rimwe, iyo umuntu agiye kubara ahera kuri rimwe ntago ahera ku 10. ni ukuvuga rero akantu gatoya jya ugashingiraho. No mu kinyarwanda cyiza baratubwira bati impamvu ingana ururo ni akabuto gatoya cyane, ariko nibe wumva ko impamvu iba ingana ururo, impamvu yo kuba washwana n'umuntu ingana ururo, nibe impamvu yo kuba watera imbere ingana ururo. Bikwiriye kuduha isura yuko tudakwiriye gusuzugura akantu gatoya. Ntugasuzugura akantu gatoya, bizagufasha no kudasuzugura ibintu byinshi, kuko ibintu bitangira ari bikeya ariko bikaza kuba byinshi. Ndagushimira cyane rero kuba wankurikiye, nanakubwira nti nawe kuva ubu ngubu ujye witegereza mu byo ugiye kureba cyangwa se mu byo uri kumva, ntukabisuzugure, kubera ko hari icyo bishobora kukugezaho, hari aho bishobora kukuvana, hari naho bishobora kukugeza. Wakoze cyane, tuzasubira ubutaha twese twibuka iki kintu cyo kudagira icyo dusuzugura nubwo cyaba ari gitoya. Ushyiremo igitekerezo cyawe muri comment, nawe utwibutse icyo twagakwiriye kujya twibukiranyaho, twagakwiriye gukosora, kandi usangize n'abandi iyi video kugira ngo nabo guhera igihe bazayibonera ntibakajye basuzugura ikintu icyo ari cyo cyose. Tuzasubira ubutaha. Ciao, bye.